itangazo ryanjye reka duhereze Imana icyubahiro muri mureke twese tuhagurutse munyemere twese tuhagurutse urwaye bamuhereza akabando yicumbe n'Imana ashaje Imana iramwongeramo ubusore twese duhaguruke dukomere Imana amashyi menshi cyane twakira kuko turi Imana PASTOR THEOGENE kubivuga ntabwo bintera isoni twongere dukomere Imana amashyi menshi Haleluya, haleluya. Amen. Munyikirize mwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Ariko igigetse mari yikoreye umusaraba Simoni yamuhuyeho tu. Arawumutwaza. Baturaza kubasengera batwaze ku mibare ho gato. Agaragara nk'umugeni utegereje Yesu azaza ari umukwe ariko ubwo mu yandi magambo dufite sheri witwa Jesus ariko ubwo data ukwe ninde mwana Imana iguha umugisha ndakujomba irindazi ndamuguriye biti nibuka yuko utagenda na phone ariko irindazi mugira kantine ndakujomba ikirindazi hobera umuntu kwegera umwe guzi ko ngukunda we ukimufashe rero hita umubwira ngo haracyari ibyiringiro biracyashoboka na twatunyanga mwari mufite twose uyu munsi turadusengera na twatunyanga uyu munsi twose turashima amen amen muri Ecole de Marche biratandukanye gure turaza kumenya aho wakuriye turaza kumenya karitsiye bwawe kana kakuriye mu nzu y'Imana mbese adorisa yake igafatira mu gisirimu nimuona asiyemba wababa n'umugore ubyaye kandi ufatira mikorofone hano nimuona asiye oya imyaka igutegeka kuyifatira hano nimuona none ababyeyi twicaye turavuga ngo akana kacu kakuze tukarushaho kugasengera kuko kakuriye mu nzu y'iki y'Imana ako mu giporoso rero ko bagahacesa umwana igira hino ari gufasha ivugabutumwa tuwe twazanye yararokaye Babiloni mwana n'amapika nawe ndebera mwe turamenya karitsiye we karitsiye turayimenya tu fatira ukwegereye nongere mugutumeho mwana oya se mucakire harepfo muri VIP mwana nawe mucakire mwana Yesu mwana manika aho ngaho mwana wamucakiye se mubwira ngo ntunjabuke se mwana ukimufasha rero yita umumbariza ngo karitsiye turayimenya tu Raga mubyinira Imana mukanga nagiye mbabona abantu b'abadanjeri mbese babyinaga muri Vremadon watarutse hangaha ko ari igihe uzaba udafite akanya ko gutaruka uyu mubumbe uri hano hanze ubwo ntabwo muwuzi nimusirimbe dore abayobozi baba baduhaye umwanya ngo tubyinire Imana wenda Imana yakureba igashyiramo imiyaga urabizuza kwiga ku mibare ubundi bagurishije ihene kugira ngo uze ubu harimo abanyeshuri hano wabwira ngo tujyane iwanyu ntibemere wumva ikiruhuko kitagera bakavuga ati se mani n'ubundi no kawunga kifashe neza tajya kuhiga na voka n'ipusi wakwigomera hano akaritsiye turayimenya tu nuko twiryaho nubwo uzi gucuranga sentena ngo wihishe mu rusengero tuzagukwere kubera se urabona mutipa akoze ubukwe yaba uri mwana wumvishe igisirimba kana kariba kamwana kana agasoko katu arasi ibintu byose uzakuraho wigira umuntu w'umudanjeri mu ishuri birakunaniye saa saba z'ijoro akanyeshuri biganye
agahungu kamwohereza message ati sheri ndagukunda saa 7 z'ijoro kuko atayikwandikiye saa 12 urumva atabuze ibitotsi Bese twabigira gute kari furaha waturaritse ni groupe ya furaha ni furaha uri umushumba turi kumwe haraza kunsobanura ariko ebana Imana ibashigikira mvuga Imana ibaho umugisha we kutaragitegura ngo utuzane se bwana emereraga yavuga ngo urukwavu n'akantu kafe kuzemera ko ruzi kwiruka groupe ya furaha itwicaje hano mwana Bafitiye itangazo yemwe muzi itangazo bafitiye nuko nyuma y'umuvugabutumwa gutya turi kwitoza nyuma y'umuvugabutumwa iri ni itangazo ryanjye reka duhereze Imana icyubahiro muri mureke twese tuhagurutse munyemere twese tuhagurutse urwaye bamuhereza akabando yicumbe nimba arashaje Imana iramwongeramo ubusore twese duhaguruke dukomere Imana amashyi menshi cyane twakira umukozi w'Imana PASTOR THEOGENE ubivuga ntabwo bintera isoni twongere dukomere Imana amashyi umuntu wese ufite amaboko abiri Imana yagire neza n'ufite ukuboko akuzamure duhereze Imana icyubahiro haleluya iyi ni iya mbere nuko bungukiyemo dukeya ariko ni iya mbere duhereze Imana icyubahiro haleluya atukuzwe haleluya asigaye nko gusa iyi ngiyi yego nibwo biri gutanga ndakwinginze yego ntabwo ari iyanjye uri gutera ngo ni Imana ndakwinginze nushake uwamize n'ubundi uzapfa n'ubundi umwuka duhumeka n'ubundi uzaruha upfe urangiriwe nibyo ntabwo babeshye noneho niba haleluya iyi ngiyi tugiye gutera amen amen twamize umwuka gushaka uhere nibyo amen yego hanyuma rero umukozi w'Imana akore yashaka ageze saa 7 twe turi hano niko bimeze mureke twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane Haleluya haleluya amen munyikirize mwana haleluya haleluya amen Mana ishimwe amen dufate biradusoma ijambo ry'Imana twihuse muri iki giterane cyiza cyateguwe na groupe ya fura iyi groupe ni danje kabisa groupe ya fura hari uwo byarenze Imana yahamutwikiye Imana igira ishwanyaguza mwana ibigeragezo Imana igira ishwanyaguza imibare yaje n'ibihekane Yesu akagukura akaguhurira n'ubundi mufite ibizamini turaza kubasengera Yesu ahureho kabisa yaba ari kugigetse Imana yikoreye umusaraba Simoni yamuhuriyeho tu arawumutwaza ntabwo turaza kubasengera batwaze ku mibare ho gato turebe ko aba baticanye abemeza ko bimeze se mwana iyo ndi kumwe n'abanyeshuri mba mbyumva cyane tubanze dusome ijambo ry'Imana igitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 26 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 5 haranditse ngo ni umugani Yesu yaciye w'abakobwa 10 ngicyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzajyanwa n'abakobwa 10 bajyabanye amatabaza bajya gusanganira umukwe
ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana nidufasha. Umurongo wa 5 haranditse ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana idufashe cyane. Turishimye cyane. Amazina yanjye nitwa PASTOR THEOGENE, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasa. Abana banjye turasa, ariko home mbese turi benshi kuri cya kigeti Imana yerutse kuba mwana. Hari abandi bajyama twibaniraga imihanda. Narababwiye ati Imana impaye ringe, namwe muze mbaye pase y'imyaka mwana. Imana nibagira neza muracyari ku masomo, muzibuka abo mwasangiye amandazi mwana, si byose nimuzabarye muzabana. Rero murabibona yuko nambaye sandali, ntabwo ari ugusuzugura igiterane cyanyu, ni ikibazo cy'imvune z'imihanda. Ni imvune z'imihanda. Moto iherutse kungonga imohoteye, yakwe Kigali iti sekura nta mikino. Barambaga bafungamo ibyuma mu kaguru, ikirenge kimwe ni Sophie, ariko Imana yaratinze, ubu hari n'ibyuma mwana. Imana nimuyikomera amashyi Imana. Bishimye rero kubana namwe mu giterane cyiza cyo kurwanya ibiyobyabwenge. N'ababikoresheje twaje kubabwira ko ari fo, kubikoresha ni fo, ntirabu byadanje. N'abatarabikoresha namwe nimuzibeshe, ni no test ucokoza rimwe gusa. Ebana wirashe, ariko uyu munsi haracyari ibyiringiro, biracyashoboka. Ubuyobozi bwanjye bw'itorero burabizi ko ndahangaha. Ndabashimiye abayobozi b'ikigo, namwe abanyeshuri mwampaye ikaze. Ndabasengera Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Turishimye, ndabaha ubuhamya. Barandaritse ngo nzaze mbaha ubuhamya. Ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya. Niyo ngenda ndi ubuhamya. Ibaza umuntu wari indarago rwose, umuntu wari indarago rwose. None ndi pasiteri, wabigira utese? Wakwisaza ngiriya ndara yabaye pasiteri, Imana iti kudibura. Utaza kubikritikaho, mbese wahura n'akaga. Uko byagenze nanjye mbona bivuye. Uza kudukubita sebeni, ni sebeni yana njyewe n'abariya barimu tuza dusiriva hano, nimucika niba bwandaritse. Abarimu turaba abanyeshuri hariya hasi, turya ingoma ni hahandi, si byo se? Kuririmba byaranyihishe, najwi ngira, nabonaga abana baririmba hano, kandi mwandenganya, nje naracomye ijwi riragenda. Ariko abantu batagira ijwi namenye ko baririmba hip hop. Urendi gukora ikigoma cya daja kizasohoka. Nukujya tubabwiriza mu mirongo yose n'ibigoma, kuko Imana yakunze abari n'isi cyane. Muvuga ngo yego. Injyana zose byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Mana iduhane umugisha mwinshi. Ibi koti nabyo niraba umwana. Kiwurire mwana, reka mbe nyirambitse hano. Undi umuntu agiye kubwiriza abaji, bisaba kusa nabo. Kadegasha. Muranyemereye tuganire se mwana? Muvuge ngo fatiraho. Abana
ndishimye cyane kubana namwe, ndumva nezerewe cyane. Njye ntabwo nagize amahirwe yo kwiga, ndaza kubaha ubuhamya, ariko aya mahirwe mufite ntimuzayapfusha ubusa. Siko bimeze. Dusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ndi buri butindemo kugira ngo mbahe ubuhamya. Niba mufite ka kaboro ko hasi, mufate konake, mugende mufate terepiye hariya tuyimirongo muzayiha abanyeshuri bose. Hariya ngira ibikoresho ndabigiye, buriya mbafite studio hariya n'amakamera byose. Niba ntako dufatireho nawe wirwaneho tu, bose twabigira gute? Kari furaha baturaritse, ni gurupe ya furaha, ni furaha. Uriya umushumba turi kumwe haraza kunsobanura, ariko ebana Imana ibashyigikire, mvuge ngo Imana ibahe umugisha. We kutaragitegura ngo utuzane se bwana emeraraga yavuga ngo urukwavu ni akantu kapfe kuzemera ko ruzi kwiruka. Gurupe ya furaha itwicaje hano mwana. Tuganira ku ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana twasanze mu butumwa bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 25 ngo Yesu yajyaga yicaza abigishwa be akabacira umugani. Ajya kubaciriye umugani rero yagira ngo ababwire kugaruka kwe uko kuzaba kumeze. Umuntu wese wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wese umwemera nk'umwami n'umukiza, agaragara nk'umugeni utegereje Yesu, azaza ari umukwe. Ariko ubwo mu yandi magambo dufite sheri witwa Jesus, ariko ubwo data ukwe ninde mwana? Ni Imana iguha umugisha, ndakujomba irindazi. Ndabuguriye biti, nibuka yuko utagenda na fone, ariko irindazi mugira kantine, ndakujomba ikirindazi. Twese ubu dufite sheri wacu yitwa Jesus, sankungirira gutya Jesus, data bukwe rero akaba Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Harimo abantu babiri rero, ngo harimo umuntu w'umubabiloni waje kumwakira, Bibiliya yamwise ngo ni umukobwa w'umupapa. Neno umuntu usobanutse yamwise ngo ni umukobwa w'umunyabwenge. Ndaza kuvuga ibintu bitanu bari bahuriyeho. Ijambo rya mbere ngo bose bari abakobwa. Mwasomye? Nta mufiyemeri wari urimo. Bose bari inkumi. Jambo rya kabiri ngo bose bari bategereje. Mwabyumvishe? Jambo rya gatatu ngo bose tahunikire, ko Bibiliya yavuze ngo ari abapfapfa barahunikiriye, n'abanyabwenge bagira gute? Barahunikira. Ijambo rya gatanu ngo bose barasinzire. Nagize ubwoba, abanyabwenge abo ngo barasinziriye mwana. Ndikubitekerezaho rero nasanze ntawe utasinzira. Kandi ikibazo si ugusinzira, n'ikibazo si ukuyoba, kuko hayoba wari ufatiyeho. Ikibazo si ugutsitara, hatsitaraga uwagendaga. Ikibazo si ukuryama, n'ubundi haryama wari uhagaze. Kandi natangaye, nta muhanga mu kuryama. Avuga ngo njye ndangije kwiga i Butare, reka ndyame nk'abanyabutare. Abantu bose baryama. Umupirati utwara indege na wa munyonzi umanukana igare hano hepfo, bose baryama. Motari n'utwaye bisi ya volcano baryama. Umufundi n'umuyede, ngo hano mwiga ubufundi mwana. Umufundi n'umusudire muryama. Bimenyetso byo kuryama ni bimwe, n'ukugona. Kandi ntawe ugona mu kinyabupfura. Ugati mvuye kwiga mu Bwongereza, reka ngone mu Cyongereza. Ndebera ukwege mbaze ngo mwana ugona mu Gishinwa. Abantu bose bagona. Nkurikira abantu tugiye gusengera. Icyo umuntu yaryamanye nicyo akanguka. Bose barasinziriye mushumba, bose barasinziriye abanyeshuri, bose barasinziriye. Ngo umukwe ahageze urusaku ruba rwinshi. Niba ari igisimba abamarayika bamanukanye ntumbwire, ngo umukwe yarahageze kandi bose barakanguka.
ngo ariko harimo abasinziriye nta kintu bafite, ngo harimo na 5 b'abanyabwenge basinziranye amavuta. Turaza gusenga tuvuge ngo Mana dufashiriza abanyeshuri nubwo umubumba ari danje, ariko baduhera amavuta. Ayo mavuta ntabwo ari yayandi murya, ntabwo ari yayandi mushyira mu mamashini, ni imbaraga z'umwuka nizo zabashoboza. N'imyaka mugezemo ndaje tuganire, umwuka yari akajya abahisha amaso n'uyu mubumba uri hano hanze. Mwana amavuta, imbaraga z'umwuka wera nizo zatuma mudacoma. Ko na rudomoro mwavukiye rimwe, mwana nawe asigaye acoma. Turaza gusenga tubwire Imana ngo Mana dufashe, murimo muriga, ejo bundi muzasoza, bandi mujya muri university, abandi mubure amanota mukureho, duhurire mu mujyi hariya. Rero kugira ngo uzaharokoke ni amavuta. Bitabaye ibyo amanota azasohoka uri transit. Amanota uri transit. Gikondo kwa Kabuga dore uko ndeba, ntuza weca amanota azasohoka kuri wa wabihwandire ngaho. Ariko haracyari ibyiringiro. Hobera umuntu kwegera umwengu uziko ngukunda we, ukimufashe rero hita umubwira ngo haracyari ibyiringiro, biracyashoboka. Na twatunyanga mwari mufite twose uyu munsi turagusengera, na twatunyanga uyu munsi twose turashima. Amen. Amen. Ngiye kuvuga ibintu bigeze nko kuri 3 bisinziriza urubyiruko. Muranyemereye mbivuge? Muvuge ngo fatiraho. Kwani bamira umugisha. Ibintu 3 bisinziriza urubyiruko. Jambo rya mbere ni igihe. Jambo rya kabiri ni amateka. Jambo rya gatatu ni ibyaha. Byo nibyo binanije urubyiruko, ariko ntabwo ari urwa hano, ni urwo muri Kameruni, ntabwo ari urwa hangaha. Igihe mwebwe mwamuhanganye n'imyaka, natwe abashumba n'abayobozi hari imyaka, n'abarimu banyu tuba dufite impungenge ikintu bita imyaka. Mwana ubu mwese mwicaye hano, ariko ntabwo ari mwebwe, namwe bo muri Ethiopia bangana nkamwe bo muri Ethiopia, ikibazo cyabo ni imyaka. Ariko nawe ujye wireba, bese ni utuntu tw'uturiro twicaye hano, akariro gahura n'akandi, rero umwotsi ukahita ubona hagaturika. Rero ariko haracyari ibyiza. Ubundi imyaka tuyigabanya mu byiciro. Ndashaka kuza gutinda ku cya 3 cyitwa ibyaha, ariko hari imyaka abantu bageramo ikabasiga, natwe tukagira impungenge nk'ababyeyi. Ushobora kwibaza ariko umuntu wakijijwe, ko dufite za rajepura, ko nakuriye muri école de dimanche, ko naririmbaga muri korali y'abana, iyo nagiye mu biruhuko ko ndirimba muri korali y'urubyiruko. Ese uwo mwana wakuriye ahantu akiga école de dimanche, akaba muri korali y'urubyiruko, akaba muri mutima ukeye, niba ari Nyirimpuhwe, akaba mu musigiti na hehe, uwo yinjira mu gihe cya Dorisa? Igisubizo ni yego, ariko hari itandukaniro ry'umwana wo mu Gisimenti. Murahazi mu Gisimenti winjiye muri Dorisa n'uwakuriye muri école de dimanche biratandukanye. Gure turaza kumenya aho wakuriye. Turaza kumenya gace karitsiye ngaho. Kana kakuriye mu nzu y'Imana, mbese Dorisa yake igafatira mu gisirimu.
muri hano memubona siye oya imyaka igutegeka kuyifatira hano memubona none ababyeyi twicaye turavuga ngo akana kacu kakuze tukarushaho kugasengera kuko kakuriye mu nzu y'iki y'Imana. Ako mu giporoso rero ko bagahacesa umwana igira hino ari gufasha ivugabutumwa twe twazanye yatihararuka Babiloni mwana n'amapika nawe ndebera mwe turamenya karitsiye we noneho muri iyo myaka rero haba imvugo ku bakobwa ivuga ngo tumukwe uzi ikivuga tumukure amenyo tumukweve bana barayizi ukabiteza umwana aramutse aringe Babiloni tumukwe ariko se mureka mbabaze mwa bakobwa abo bahungu mukura amenyo mukabakwepa nibaza kwishyuza amenyo yabo nibazakoresha ipiki ubwo mwe nibaza ngaho karitsiye turayimenya tu fatira ukwegereye nongere mugutumeho mwana aho yase mucakire harepfo muri VVIP mwana nawe mucakire mwana yasi mwana manika aho ngaho mwana wamucakiye se mubwire ngo ntunjabuke se mwana ukimufasha rero yitumumbariza ngo karitsiye turayimenya tu cyamubwire ati uyu munsi turayimenya karitsiye ubarizwamo turayimenya uyu munsi karitsiye ubarizwamo turagira gute turayimenya ariko haleluya Mana ishimwe nongera mfatiraho se muvuge ngo fatiraho warebye neza ko nta shuri inyuma rero muri iyi myaka rero uko yigira imbere niko bamwe bakuraho muracyafite amahirwe yo gutegura ejo hanyu hazaza iyi ni imyaka yo gutegura ejo hanyu hazagira gute hazaza haba mu mwuka ndetse no mu bumenyi ubu mwaje gushaka ubumenyi ko rero nugoga igikuta uzakanura zakuraho mwere mutegura ubumenyi ariko munategura n'imibereho yanyu hazaza ariko haleluya bakobwa musenge mutazashaka ba Bruxelles namwe abahungu mwiga muyiga ubumenyi munasenga Imana izabaha abadamu batari bajetira mwana igihe yazakujidura diporome zigata agaciro kajya wirirwa na bike ku manywa na suri kwagera mu rugo agati ukajya umanuka nkadenda muyiga ubumenyi ariko munategura ejo hanyu hazaza Raga mubyinira Imana mukanga nagiye mbabona abantu b'abadanjeri mbese babyinaga muri Vremadon watarutse hangaha ko ari igihe uzaba udafite akanya ko gutaruka uyu mubumbe uri hano hanze ubwo ntabwo muwuzi nimusirimbe dore abayobozi baba baduhaye umwanya ngo tubyinire Imana wenda Imana yakureba igashyiramo imiyaga urabizuza kwiga ku mibare ubundi bagurishije ihene kugira ngo uze ubu harimo abanyeshuri hano wabwira ngo tujyane iwanyu ntibemere wumva ikiruhuko kitagera bakavuga ati se Mana n'ubundi no kawunga kifashe neza kajya kuhiga na voka n'ipusi wakwigomera hano karitsiye turayimenya tu nuko twiryaho muri iniforume mwana mwese ni imibare bari baje kwiga ku gikoboyi gusa ari
tazi kuna zarangiye ariko haracyari ibyo turabasengera imigisha y'uyu munsi yo muri iki giterane igere ku babyeyi banyu Imana ibacira inzira n'ubutaha muzabone imene bivanye mu izina rya Yesu amen. Cya kabiri twabonye gisenya abantu imyaka reka nyivemo harimo byinshi. Cya kabiri ni amateka. Barimo abana baje kwiga ahangaha bumva bagiriwe ubuntu kubera ko mu miryango bavukiyemo ntibigeze babona urukundo, kandi bamwe muri mwe mwabuze urukundo rw'umuryango atari uko babanze, ahubwo kubera ubuzima mwavukiyemo rwatumye ababyeyi batabaha urukundo. Rero ibikomere by'amateka ni byinshi. Amateka arakomeretsa. Murimo muriga ngo muzaba bakomeye, ariko muzaharanire gukomera mudakomeretsa ababakomerekeje, ahubwo muzakomere kugira ngo musane imitima y'abandi bari gukomera. Muzaharanire gukomera ngo musane imitima y'abandi bari gukomereka. Ntimuzaharanire gukomera kugira ngo muzakomeretse abagize gute ababakomerekeje. Kandi ibikomere byose si bikira, hari ibikira n'ibidakira. Ariko ibyo bidakira ku bamenye Imana iraza ikabitsikamira. Ariko haleluya, ya mavuta zambaraga z'umwuka wera turimo tubabwira, umwuka wera araza akabitsikamira. Komere bya jenoside ni ibikomere bidakira. Bwarimo abana batazigera bamenya ba nyirasenge, mwihangane byagenda guteza. Ubu nanjye naviye ngira na meri bigende gute. Gikomere cy'uwo kwanze kukurihira ishuri nurangiza universite ejo bundi cyo kizibagirana. Gikomere cyo kutabyara iyo ubyaye icyo kirashira. Hana yabyaye umwe ahita avuga ngo ari ingumba byaye bangahe? Barindwi. Gikomere cyo kubura akazi, harimo abaziga ahangaha bagakura akazi bakakabona imvi zibaye uruyenzi, ariko rero nawe uzihangana igihe uzakabonera kizarangira. Muri kwiga imyuga uzashingatoriye mwana. Mwese leta ntizababonera akazi, natwe turi imihanda turacyakaniye, ubwo byavamo. Muhiga ubwenge rero. Siko bimeze mwana. Nubwo uzi gucuranga sente ngo wihishe mu rusengero tuzagukwere kubera se. Urabona no mutipa akoze ubukwe yawe uri mwana. Umvishe igisirimba kana kariba kamwana. Kana gasoko ketu. Arasi ibintu byose uzakuraho, wigira umuntu w'umudanjeri mu ishuri birakunaniye. Ntuzi kubwiriza byibuze ngo bazagutumire. Nunasenga byibuze ngo umenye kuririmba tukubone kuri afishi twagutumiye nk'umuhanzi. Ntambaraga ugira ngo uzaterura igifuka wenda uba umukarani we perezida w'abakarani kuko wize. Urana bizavamo koko. Ahubwo ku munwa ugira ngo ufite vuvuze, ariko ntabwo ari mwebwe nabo muri cye. Igikomere cya jenoside ni igikomere kibi. Mwana wanjye ejo bundi twicaye muri salo, umwana w'imfura numva arambajije ngo ariko dadi weho dadi wawe aba si ubwo ndamusubiza ngo iki we. Ndamubwira se ngo yarapfuye. Nimubwira ngo yarapfuye arambaza uko yapfuye, ni ikamyo yamugonze.
yararwaye arapfa, birasaba ko mubwira ko yishwe. Ari hehe ko numva ngo mujya kwibuka, mujyane ku rwibutso kumwe. Kandi uwo n'umwe hasigaye batatu batarambaza niteguye, kandi ubwo nenzi ko nashize, none abona byo nabo barimo barongera bakajombamo. Viyeweho wawe ari he? Ndasubiza ngo iki? Ariko dushimiriye munsi nakizwaga, Imana yarambwiye ngo ni njye se w'imfubyi, haba umugabo w'abapfakazi, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, ko mfite data kandi umenyera ibinkwiriye. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Turaza kubasengera abanyabikomere barimo hano, kandi igikomere n'ikibi kiba mu ndiba y'umutima. Uratebeza iniforume, nabonye n'abambaye karuvati ukayifunga, igikomere kirimo indani mwana. Bakagupakira amare bakashyiraho n'amarete, kikaguherekeza. Se nziganya arangiza, igikomere kiragatsirwa, kajya gusenga kikaguherekeza, ariko ntabwo kijya mu rusengero. Gihagarara ku muryango w'urusengero, akaba ariho kigucungira tu. Sirimba vuba saa sita zigera usohoke mwana, ndi igikomere kikaba kigucungira, kikajya kikuganiriza. Ndiganya arangize, sabe iwacu bapfa basaze, wajya ubona ukabona uri hafi gusa. Ndiganya arangize, se ninyarangiza ndumva n'ubundi inyota imereye nabi, bose barasezegeye bishwe n'inzoka. Ariko hari Kristo ugera mu ndiba y'umutima, n'abaganga batagera. Nta mudogiteri uba washyiramo igipimo ngo akure amazunguze, wewe ndabona ufite agahinda gapima 39. Ariho mwatubonera, uretse Yesu wenyine ni ubaga umutima akageramo, agateruramo agahinda, akuzuzamo amahoro. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Ntabwo ari abaremerewe n'iki kibafure, ni abaremerewe n'uduhinda n'ibikomere. Gahinda ntigatinya kuri dogiteri, gahinda ntigatinya ko uyarangije. Gikomere, kandi gikomere umuntu asa nacyo mu mivugire. Kandi uduhinda twose ni uduhinda, yaba ari ak'icyatsi n'ak'umuhondo, byose. Gahinda navuze ko kagira famiye, kagira nyirasenge, kagira se wabo, kagira nyirakuru witwa Amaganya, kakagira tonto witwa Shavu, kakagira tantine witwa Marira, umushiki wa Gahinda yitwa Kwigunga. Iyo ni famiye Gahinda. Kandi barabapfunyikira bakabatekerera, bakabahana bijade poshe, weho bakagukubita turuwasa kuzirwarize. Agera ku ishuri iriye morbid bigahwaniramo, ahandi ukakandagira n'igitseho, beruko njye ubwire ngo agahinda kawe gasa gute. Cya gatatu soza tunasirimbe rero mwana. Cya gatatu twabonye ko ari ibyaha. Iki? Ibyaha. Tuntu twamwe ntabwo mukora ibyaha, mukora utwaha. Ariko utwaha tubyara ibyaha. Kandi ibintu by'ubuginga tu. Ibaza ikibizu cyo mu miyaga. Ubwo kiratagitakara kuri Suzanne hariya hepfo. Ubwo kase kuri Dore undi na kasane ngo prefata babona. Ariko rudomo rero. Tubagutwa turabasengera. Muze witambusengera.
twaha twayivinga ariko uteye neza arakanda ni voka yumva ko zihiye rutomora ujya umugati utabwe inyuma rutomoro urakanda urabona ndi voka utwo tunani two tugiye gusengera mu kanya tukatwirukana. ubu telefoni mwasize muzitsimbye ejo bundi nimugera mu rugo zizaba zibonye akaga kuri Facebook kuri message baza umuntu w'umukobwa saa 7 z'ijoro akanyeshuri biganye kagahungu kamwohereza message ati sheri ndagukunda saa 7 z'ijoro kujya atayikwandike saa 12 urumva atabuze ibitotsi kugufatiraho fu nyirambege tuwari udomora aragushuka harimo aragufatiraho fu Rasa uragira ngo ni wowe wenyine ayihaye Rasa mwiganaga wenyine mu ishuri urara yanditse tatwereza kamwe kayonza kandi gatuna kandi nyaruguru nawe kahita kagutakara ati bizu kuri fone koko bantu basomanye ndabasengera Imana ibabarire ari abatanze gutwara ubugingo hari n'ababihuje ndabababariye n'Imana ibabarire mu izina rya Yesu. ubu mwese iragibeza muri rusange humura ntago mbahagurutsa ariko ibeze muri rusange ushumba ibeze muri rusange dore uko ndeba basuzana rudomora we na rudomoriyana na Serwiri na Nyiramashaza umva sha utwo tubize umutanga babashuka ibaze kabisa umwana w'umukobwa uzi ubwenge wiza wabaga uwa mbere cyangwa yatsindaga 70% natahageze wabigatuna aterwa inda n'umunyonzi kwera umunyonzi amushukishije irindazi nishyushye ngirimo isukari na fanta orange nabwo ukihagararaho n'uyimara wizanishwa isoni umva rudomo ikidamu kiri hariya kiri gukorera yacyo amashuri yose waruhiye ahangaha akagushuka akakwanduza bwenge bwose waruhiye imyaka 12 imyaka 18 bukarangirira muri kanise hashika uri kudiyara urumva rudomo ariko ntago ari abahano nabo muri Ethiopia ni ba rudomo bo muri Ethiopia mwirinde ibyo bipapfa Bibiliya bisa ngo nabapfa mani babarire bantu bakora utwo twaha bantu banywa inzoga zitanafatika z'utugingo icyo bita icyuma bari mutiyoga twaje twicyo nazo wakugura mitsingi y'igihumbi wayakura kari icyuma ukameneka hari n'izaje zitwa utuginga kandi ibyaha umuntu akora yitiranwa nabyo iyo uvuga bakwita nde umunyamagambo iyo ukora bakwita nde ibandi kijuri kitayi kinini kijetera aho ngaho iyo unywa inzoga bakwita nde umusinzi kazizi suruduwiri bakwitirira izungu hari n'izaje zitwa utuginga reba umuntu ahagaze kuri kontwari avuga ngo mpakaginga ubwo se umuntu umwe akaginga ahinduka iki ku kiranguza kahita wikunkumura ukahita ukura timbosi cana amatara mwana ngakahita abona hatabona ku manywa saa 8 ubwo ararikoze ijisho nyine ukase ejo bundi n'iki kiruko cyo ni danje ni izuba muje kuzuba tu zirera kabisa ziraje zera tuzamenya karitsiye yawe mu kwa 9 ni mu kwa 9 bazagarukana ubu mufite akazi
barimu mufite akazi bazaza bose ari abajotiri n'abashawurini mwana mwere abana hano bazagaruka bagenda nka dende wabaye ikikaro tica asigaye nkora siporo iki ni icyuma mwana abanyeshuri bazagaruka bagenda nka dende ariko haracyari ibyiringiro biracyashoboka ibiyobyabwenge buri gitero cyo kurwanya ibiyobyabwenge ubusobanuro bw'ijambo ikiyobyabwenge ni ikintu cyose cyinjira mu mubiri ugicomye usepfuje usinifinze meze ukuriye ku myotsi wisize ukiriye cyangwa ukinyweye kikinjira mu bwonko kigahindura imitekerereze y'umuntu icyo nicyo kiyobyabwenge urumogi n'ibindi n'inzoga n'ibindi nta cyiza cyabyo hari impamvu zigeze kuri enye zishobora gutuma urubyiruko rukoresha ikiyobyabwenge iya mbere ni amakimbirane yo mu muryango mbese se na nyina bahuye kibadashi kana nako kavuka gikomana mbese kashidutse kaje kabati nanjye ndaje meza kaba karavutse bihwaniramo uwo mwana rero nta rukundo azabona ise na nyina ni umujugujugu undi ni ikimami yabisikana mu birega akora komanda kahita gakwepa kubera ubwenge karemano umwana yamwihereye imana kageza aha muri iki kigo ariko kabati nzataha ngehe kabuze urukundo mu muryango harimo abatsinze batagira ba coaching ku bwenge karemano tu ku buryo abisoma akahita bitahana mfite uwo nashubije mu ishuri ejo bundi yakoze uyu mwaka we ntahita idakora nta n'ikaye agira ku ishuri naguraga za serabisi gusa warasikana ariko kubera ibiyobyabwenge nawe mubiza ariko Imana izamugirira neza umujyana yagezeho namujyanye Nyamagabe arakireba ikigabati iki kigo ntabwo nakigaho kabe yagiye kwiga amaze imyaka 2 atiga nawe ati wasi yajya mu wa 5 umunyeshuri mukuru cyahita murusha amanota 20 wawe urayimereye gutya ariko ibye nawe nagashi yafashe telefoni urebye ku ruhande akayigwira arasunika uyimwambura niba ageze kuri nimero y'ijana ubwo zose aba yazisikanye yazijyanye ntaho yanditse herutse guhamagara umuneta amubwira ati viye mwana ntuzi ko yavunitse sati ati twohererezayo umuceri agiye kuyamusunikira kuri nimero amuhaye ati ko mbona amazina atari niyo nshuti Theogene atebana ati ntabwo nabasha kujya mu mujyi ngo uhaye ya madamu kandi oya nako madamu aranatwite ugahita mwifunga mwana madamu wanjye ngo madamu we ngo aratwite ubwo avuga madamu wanjye mwana ngiyo ni umwe muri ba bana tubana aca ku ruhande ampamagati umuntu arimo aratwaka amafaranga ndebye bwarasaga ni ikibabironi cyicaye muri salo kiri kureba match yari porogaramu yaricara tabate iki kigo ntabwo nakiga yigira umusazi birene kabata afite amagina amutera mwana yarasohokaga agasigara aretse kari agapata kuno kahita kagwa mukahita aca muri giraje akahita aryama mu byatsi aho ngaho akakurura igirisha akahita kagwa hamwe murara harya bahita ngiki muri baza bakabona idirishya rirafunze umubabironi arase ni igini ngo ryamusohoye mu nzoga aramamagara ati ngwino utware wa muhungu abatayimoni bamumereye nabi kandi ari tekinike bwari yaraje kwiga
amuzana madamu akagerwa arwana n'abadayimoni, kamureba bati dayimoni ikubita umuntu hasi nimukura amenyo, dayimoni ikubita umuntu hasi nta kandi yacungaga tumaze kurya akaba ari bw'amagini ngamufata n'amato musinzi bagaterura bakaca tekinike na kanuni muzana ngo murarwaye mukaga muzacyura umunyu. Haburi icyumweru ibyumweru ngo bakorega izami twicaye muri sala itayiyongoza ngo dadi ngo naryamye ku manywa ngo mbona umuntu wambaye imyenda y'umweru ngahita nkoraho bitangira subiza ku ishuri nakize ndongera natse imodoka dore nahoraga muri uyu muhanda mujyana mugarura mugejeje aragenda arongera aratsinda umukurikiye amurusha amanota 18 atarigeze yiga n'igihembwe cyose ubwenge karemano. Ejo bundi yabaye wa mbere muri Nyamagana akore ariko nitamu nadakizwa zakura ariko ubu yagiye no muri korali Yesu no munyembaraga. Gihembwe cya gatatu shabari kwitegura n'ibizamini cya leta ahita yiporogaramu naragiye mugezaho nyuma y'icyumweru kimwe ahita bikiraga zanirada na buri modoka yanjye haba hari n'ingoma tumbitamo ingoma zanirira ibigoma tugeze ko hajya imugurira ibirayi hirya ahangaha n'amaburusheti kubita ibirayi by'ingoma hajya ndeba kuri aya matirikirigini rifite apetite agiserera umuhanda wose n'umufana wa Liverpool bya danje yari match yikubisamo mankubisamo nongera kafari hari abana be bazi kogeza umupira ntubazi hahandi kuri ya radio yajya usakuza yabagiyemo katebuka kari ikirojya kahita ati ndagufite turi kumanuka ka muhanda hariya kuruyenza ariho turi kumanuka tamwana waterera umwana wa Babiloni we nagukuye ibyumba nguze kwiga none urabyanga ngushubije iwanyu ibyumba igihe numara gukiranye nta mwanya afite wo kugusenya ndirukana abadayimoni b'ibirabyo bo kwisarisha. Hari abandi baji bagenze bariho murabizi ngomba kurihira amasomo kugira ngo bige nta mwanya afite wo kugusengera renge kugusubiza imihanda nagukuye ibyumba none wowe nukiri uzagaruka ujye kwishura agira ngo ni imikino abona ndi seri ahita ncira amarenga ngo nimuhe telefoni nandike yandika ahita nyandikira muri message ngo dadi ngo sengera afite kwizera ndahita ntangira ati nta mwanya afite kugusengera wakiginga neza ngi muhanda turagenda tugeze mu rugo mutambwe amagara hepfo y'igipangu kuryo bambura ku buryo areba mu rugo mutambwe abana bari mu rugo tabati mufata abana makure mu rugo Babiloni ataza yigize ikirajya abantu bakazajya babyikora bakanga kwiga mu bakure mu rugo mu bajyane mu regio mujya kubagura kuri alimentation habona ni sere parika mu gipangu ndi sere bitankuramo mare bitankuramo matora n'indobo yari yabipakiye mutazasubirayo mitamusigira ibaga ye n'amakarata nkati imodoka abona simpagaze n'ibyumba ku mukecuru wari wamumaye mitaparikayo mitamuka n'aterenzanye ikiragi cyawe urumurokore ugisengeye n'igikira kizagaruka ahita nyaka telefoni ngo yandike mitambwira ngo reka vuga ahita cyebuka ahita ndeba ngo dadi mbabarira sinzongera murumva kuntu ibikoresho ibiyobyabwenge ari bibi murumva kuntu ari bibi mwabyumvishe yego ibiyobyabwenge ni bibi ijambo rya kabiri rituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge agakungu ikigare abugendana na busawa nabo reka mbabaze musubize muri abanyeshuri ucuruza amakara asa n'iki n'amakara ucuruza ifu y'ubugara asa n'iki ucuruza sima asa n'iki na sima nubona cya kigabo kiri kukubwira amanjwe uzajya ukibwira ati wasambye njye ndi muzima nta mpamvu zo ku
ati genda ugwa ku bandi utamirima aho wakireze. Nubona cyakirwa kiri kukwiga uzakibwira ati mwana miti yawe yireke bwana, shiramo umwuka wenyine w'impuhura. Bari ubuntu bugenda busamba n'ubundi bugenda busamba bugahura twatume kakaretere kari umutima urimo inkota n'akanuma kaguru kaba kari gusamba nawe uri gusamba mugahurira ku rupapuro shu 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 shu. Ariko ntabwo ari mwebwe nabo mu Buhinde. Mana yacu ni inyembabazi, soze mbabwira ko ibakunda. Ikimenyetso cy'uko ibakunda ni uko yashyizeho uyu munsi ngo wumve aya magambo. Ejo muzahura ukabona ari kugushuka, uzamubwira ati uri murasamba, hari umupasiteri watuganirije. Nubona agahinda kagiye kuguhera nawe uzakabwire ngo hari Yesu wamara igikomere cy'agahinda. N'abana mwumva bo mu masogonderi biyahura kugira agahinda kakageraho kamubyimbiramo, kakabyimba kumva ko gahunda ari ukwijiye atayishumika. Tumva ngo nabaye mayibobo nge mukagira ngo navukiye mu buzima bubi. Navukiye mu buzima bwiza. Iwacu dutunze hari amamodoka, najyaga ku ishuri n'imodoka nkagaruka n'imodoka. Twajyaga tujya mu rugo muri vakanse mu byaro twavuye kwa basogokuru, abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ku muryango bumve kuna kana k'Ikigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga uburimi bakagira ngo n'abantu niko bajya Kigali bavuga bwana. Nywaga igikoma bandirimbira, wewe wari mu gikacukurura. Ubu harimo abantu batazi isukari bayimenyeye muri so. Nagize imyaka 10 banyoza basiga amavuta, taruko ndi debile mu rugo hari abakozi bandinda. Fita akagare k'udupine 3 nirwaga nyonga mu gipangu, wewe wikuruza ku mutumba bwa. Teranuza nabyibutse, teranuza ku mutumba. Ubu harimo abantu bikuruje ku mitumba hano, ku mitumba. Abantu bikuruje ku mitumba. Dutembera mu mahoteli amwe nababwira hano mu myicungo y'abakiriyo. We hari ukurira igiti mu bushorishori ugafata ku mutwe ukatumanukana na wagira amahirwe n'ikigushwanyuza inda. Umwe abana barubonye barokoka bagera sogonderi budushya barwanaga n'utumarima. Ako mwakomeye Imana basumukashira ngo abanyeshuri ne kaka gasura mufite amahirwe. Mwageze sogonderi abenshi kari ku mibare mwana. Kuriya rukugeze ku ishuri. Barimo abantu bashiririje amatara yo kubigo hano, cana no kuzimya gusa. Amampure y'abandi mwashiririje bwa. Nene tureke igipindi. Mwanyemera twese tugahaguruka tukayikomera amashyi tuvuga ngo Mana turagushimiye aho ugereje ukora. Tuyongera amashyi menshi cyane aho Imana igereje ukora, tubaye tugize gute twishimye. Imana ifoto nayo ifotore, ejo bundi zabashyiremo imiyaga mutsinda, kandi ubwo ndabasengera. Urira mu buzima bwiza, ariko kubera amateka ya jenoside kuri abatutsi muri 1994 twari imiryango inshuti
vandimwe n'ubutunzi burarangira nisanga ku muhanda ndi mayibo ngangika rwandegisa. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'amateka ntarahisemo aho mvukira? Aho niho natangiye kwiyangiza. Hari umugabo umwe waje kogesha imodoka aramenya, sinamumenya, nyuma akazaga abandi. Ariko yokesha brushette n'ibitoki 9-6, bamwe mwe mutaranavuka hano. Dore uko bareba nabi 9 kaga, urabeje bundi kabisa. Muvuge ngo warakubiswe. Arambwira ngo ngwino urye mwana, ndicara atangira kungaburira. Zo brushette n'ibyo bitoki ku kinama. Arambwira ngo nubwo utamenye nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu, ntago natinyuka kugukoresha. So yankuye ku kazi k'ububoyi aranjyana mubera umukonvayeri. Anyigisha imodoka afasha kubona perime, ubuzima afite ndabukesha so. Ntago natinyuka kugukoresha, ahubwo wanyemerera nkakwitura neza so yangiriye. Nababwiye ngo muharanire gukomera kugira ngo muzomora abandi bikomere, nimuharanire gukomera kugira ngo muzakomeretse ababakomeretse. Anjaniwe ndagenda mumara umwaka umwe, ariko ndamunana. Nawe reba imbobo wayishyize mu mago byavamo. Itamuyoba nigarukira imihanda 9-6, aho niho nangira 9 byina Cosmos za Matimba ya mbere n'iya kabiri, aho bita Kaninja. Mujya mumva Casablanca yari kave yabaga hariya mu mujyi, abana bari bavuye BJ baba turaratukata mwana. Za Matimba ndacoma nkubito dread ku mutwe 9-7-9-8 ngendera hinduka. So bamaze gucomuka jana ha Babylon, fata bounce zawe tu. Ngoma nawe ubuzumva muri iki gihe. None wagendaga nk'iniga man, hasigaye agenda nka pastor. Imana inyuranye ibintu. Turaje tubasengera Imana igira ibyinyuranye. Kure mu tuntu tw'utudayimoni, mbese ishyire mu tuntu tw'amavuta. Siko bimeze? Tuntu tujya twikongoza kuri iniga tuvemo, ahubwo hajye mu tuntu tukongoza kuri umwana w'Imana. Kuri umwana atari so umwana. Imana igira ibintu inyuranye. Kandi birashoboka. Imana ni urukundo, Imana ni inyembabazi. Senge Imana. Irahari. Dababara maze kubabara no kwangirika, Imana isanga imihanda inyizi ngo ni z'ubukinga. Ntabwo mwabyumva. Imana ni urukundo, ntirobanura ku butoni. Uko waba umeze kose n'ibyaha wakoze, iyo yashira kubabarira. Imana yababariye. Ubu nkaba ndi pasiteri ihabwa icyubahiro. Jambo rya kane rituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge ni umurengwe. Murarenzwe. Hari ingaruka mbi zo gukoresha ibiyobyabwenge. Iya mbere ikwicira ejo hazaza. Wowe ucoma, wowe ukoresha ibiyobyabwenge, nawe utarabikoresha ariko wumva wacoma, uriyicira ejo hawe hazaza. Amashuri yawe aragupfira ubusa. Iyo ukurura umwotsi umwe uri kuroringa murabizi se mwana. Nigamise nzibona. Ibyo ndikayigize. Umba ndi gukuramo ikihati. Imbuto gasubirwe n'ikihati. Ngo
Babyloni n'abateye musi mwana abazungu barizi n'abashonye ubwo buri kuvuga ngo nta dasi hageze cyangwa polisi babyita gusepfuza amani kandi umwotsi umwe reka nkubwire mva washaka kubikinisha utarakorona rimwe ari kubikeneye kubikinisha ngo wumve uko rumeze iyo ukurura umwotsi umwe gutya ngo ubu uri gukomanga imageragere ngo muncumbikire imyaka 25 umwotsi umwe gutya ngo ubu uri gukomanga ngo muncumbikire imyaka 25 amashuri ya yose wize apfira ubusa hehe bikwikira ejo nayo ukoreye yose agupfira ubusa jambo rya kabiri ibiyobyabwenge iyo ubikoresha n'ipfunwe ku muryango iso na nyoko ntibaba bagikeneye kwitwa kuri umwana wabo kugera naho mushiki wawe arongorwa bakaba batamuganga umusohokane muri dote rero iki kintu cyamenetse bajya mushiki wawe kamusohokane mushiki we bagahamba bakamuha mubyara we kandi uhari ugera mu rwego usura so wanyu cyangwa tome mbere ujya kwa nyoko wanyu agahamagara pose ngo ngwino uganirize umusisi yatinye kugusiga muri salo ngo utayitwaranya na cyane ntubizi se ukomeza wowe bagusiga muri salo kandi ari iwanyu ikawe yitwara mu ipasi yitwara mu ikaye ngo ugiye muri etide ukabura yiriye furashe warazimaze bajya bagusiga vakansi zose ubundi bagiye kugucunga bagira amahoro uri ku ishuri bagira amahoro uri hehe uri ku ishuri jambo rya gatatu ni amaboko y'igihugu ubusenyi ibyo biyobyabwenge niyo mpamvu yaba leta yaba itorero dushyiramo imbaraga n'abafatanyabikorwa kugira ngo tubikumire natwe twabikoresheje tukemera gutanga ubuhamya butagira urabona ndinjije koti nari nambaye waribonye na karuvati ibiyobyabwenge n'ibibi bireke aba twarusangiye utari mageragere ni umusazi Nyabugogo utari umusazi yarapfuye utarapfuye ubu arimo serumu utarimo serumu ni umupatro nkanjye wabiretse kizwa genda pasiteri utagira ngo kandi muri ADP hari imirimo 3 ya gipasiteri nkunda ni myinshi imirimo y'abapasiteri myinshi ariko harimo 3 iyo ndi kubatiza manuka muri Yorodani nushaka uburangije haryo icyo kigo bakita ngo Nyanza TSS nibyo nushaka uburangije Nyanza TSS uze muri Kristo cyangwa ibutare muri SM harya ngo ni muri SM wize prof mureso ni hahandi irari amazi ntago wayajyamo ni pastor yajyamo murimo wa kabiri ndi gutanga igaburo ryera terura umushitsima arawushimira arawumanyura hereza abigishwa nushaka uba ufite igihoteli Kigali cyangwa se uri dogiteri ntiwakwegera ariya meza muvuge ngo ni pastor none iyo ndi gusezeranya rero ndi kubahambiranya fashe Bibiliya ati nge Pastor Theogene kubw'ubashameshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADP Nyirambege tabaye umugore wa Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambege Imana yafatanyije nta wagitanduka bikoze mu izina rya Data wa twese Mwana n'Umwuka ibyari ibyaha nkabyeza bagataha bakararana urumva noroshye byavuye nuko naretse ibiyobya nkihata gushaka Imana nayo ikambira ngo ngwino mwana wanjye
uyu munsi wa none ndakugarurira agaciro watakaje kubera ibiyobyabwenge, ndaguhindura icyaremwe gishya. Cya cyizere wasenye kubera ibiyobyabwenge mu bantu, ndongera nkikubakire kubera ko wabaye umuntu muzima mu izina rya Yesu. Imana ibamere umugisha mwinshi. Ndumva ashaka kubasengera. Turasengera ibintu bitatu. Nongere ngutume ku muntu ukwegereye se, ongera umuhobere nkubwira akantu kamwe umubwira. Mumbwirire ngo ntunyobe mwana. Ongera ubwira ati ntunjabukaze. Izo ni imvugo twakoreshaga ibihano. Ubundi kuyoba mbese ni ukuvuga ngo reka mbe nkujabutse mbe ngiye kabisa aho ngaho. Rero tugiye gusenga. Turabasengera mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere turabwira Imana ngo Mana dukuremo utuntu twadushukaga, uduhindure icyaremwe gishya. Kandi ntabwo ndi buguhagurutse kugira ngo udakorwa n'isoni, ahubwo twese turahagurukira imbere y'Imana. Twese maze nawe undi wasomanye, nawe undi bakanze, n'akabizu ko muri tekinike, twese Imana iratubabarira. Na n'ubu ukicaye n'utunyanga twawe se, hagurukana utunyanga twawe ngo usenge. Hagurukana utunyanga twawe, hagurukana utunyanga twawe, hagurukana utunyanga twawe. Ndasaba umushumba yegere hino. Umushumba ngwino umfashe dusengera aba banyeshuri utunyanga twose Imana itwawe. Imana itubabarire. Kuba bwanyu mugasambanya uretse gucuranga, sibyo? Kiriya ni icyaha kibi. Hari amategeko agenga gakondo. Mwayumvishe? Gakondo icungurwa na mwene wanyu wa bugufi. Kugenda yinyanyagiza shaburetse. Kristo mwene so, abyeyi bagaterana. Mani babarire. Nibigize abantu b'abakoboyi ngo ni wowe uzisire kada. Komeza urya isi imyaka urimo irakwemera kuguguna iminsi, utagira ngo ni isi uburya. Na Benilideni yarayisize mwana. Na Hitler yarayisigara ashaka kuyifata. Sinago wayirya, ni iminsi yawe uri kurya. Urayirya nayo ikagira gute ikakurya. Numva we kizwa, nudakizwa ni mageragere, nudakizwa ni wawa. N'igiti gitagatana ko imyaka yawe warayirenze. Unipingu n'umushinjacyaha kandi aragushinja ukagira ngo hari icyo mvukanye murebe kazi. Hari abanzi twariganye se ntaho kubera itegeko n'ibyaha uri gukora. Kizwa utwo dutiriganya n'utwo twahukora nitwo tugenda tubyimba, irarira twita rikabyara icyaha, cya kigatwita kikabyara urupfu. Uzi kuvuka nabi ugakambakamba n'abandi ari ku makaro, we hari mu kawa no mu binonko bagiye gusekera. Bandi babahetse muri toretezi, babasunitse muri toretezi, we ni mu gatenge nako gashaje. Ugakambakamba nabo ugakura n'abandi biga garidiyene ntiwayiga. Wiga ku gikobo igeze mu wa gatatu, mu wa kane, niba n'uri wa kane wa gatanu ntumbaze. Ariko wozeme ukarangiza ku gisazi ukashaka gikoboyi. Muhuriye muri Karivados, mukamuratanya ukabyara abana nabo bakaza ari utuburiseri, ugasaza nabo ugapfa nabi bakaguhamba ntuzanazuko kajyana na Satani. Urumva atari igihombo ko bakanaguhamba no mu isanduku itagira veri. Ibintu byose bikaba ari muri kuramo gusa. Ariko Imana yateguje aba bana, ikoresha abayobozi b'ikigo, abitorera, inzego bwite za leta, ubu turi hano zibizi, ziduha uyu mwanya kubera ko Imana igukunda. Ntago arundi ni weho. Wewe umwe niwe Imana ishaka kugira ngo iguhindure umuntu, nawe ugende uhindura abandi.
Imana yacu ni umushumba, ariko ko igihe cyatambutse urabanza ubasengere bakuremo turiya twuntu ibibahe ya mavuta. Nurangiza uhita ubasengera, bafite ibizamini ejo bundi Yesu azabashyiriremo imiyaga, mbese imibare itazazamo ibihekane. Ubwo uzi imiyaga Yesu ari bubashyiriremo, mwitonde se mwe muretse gukoma amashyi. Imiyaga Yesu ari bubashyiriremo ni ukubahamagara amazima kugira ngo mukore tide. Ubwo wari uzi ko uzicara imbere y'urupapuro ugahumiriza ngo uwizeye biraremwa, ugakanguka biriwe yaditaje abahamagara amazima. Muzakore tide mutarwaye igifu cyangwa gripe, siko bimeze, ariko munahumure Yesu hari ukuntu abigenza n'ubwenge bukaza. Yabwiye Salomo ngusabye neza kuko nsabye iki, ubwenge ndabuguha, ubasenge kugira ngo byose mbese uhite ubizamura kugira ngo natwe ya minota itaducika tubacike basigare basiri. Noneho nunasenga uze no kwita wohereza isengesho ku babyeyi babo kugira ngo babone za minerivare, ubutaha tuzabone bagarutse ku ishuri. Rero tugiye kubasengera, Imana ibabare. Muzamure ibiganza mwese muvuge ngo Mwami Yesu, musubiremo cyane ngo Mwami Yesu, tumaze kumva ijambo ryawe ndetse n'ubuhamya bwa pasiteri, tubabarira ibyaha byose twakoze. Hereye umunsi wa none sinzasubira mu byaha ukundi. Fata unkomeze, subiramo cyane ngo fata unkomeze. Njye ubwanjye ntago nabishobora, ariko ushoboje nashobora. Mpindura icyaremwe gishya, nyandika mu gitabo cyawe cy'abana bawe, kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero nanjye nzabemo. Ngushimiye imbabazi zawe. Amen. Amashyi menshi ku Mana. Muzamure ibiganza tubasengere. Mana data wa twese, izina ryawe izina ryawe nibyubahwe, ubwami bwawe nibuze. Icyo ushaka n'uyu munsi wagishatse. Turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirasenya, ijambo ryawe risenya ibibi bikubaka ibyiza. Umukozi wawe atubwiye byinshi, aho wamukuye ntawe utakura umuntu. Aba banyeshuri nabo Uwiteka Imana ikomeye, wari uzi neza ko uyu munsi ku itariki bari bwumve ijambo ryawe. Ubarinde kuba abakobwa b'abapfu, ahubwo ubahe kugira ubwenge mu izina rya Yesu. Ubanze ubabarire ibyaha byose bakoze, utwaha n'ibyaha ibito n'ibinini. Nubababarire, nubeze, nubatunganye mu izina rya Yesu Kristo. Kugirirwa neza nawe nibibagaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Barahunikiye, barasinziriye kuko wari utinze, kuko wari utinze. Aba bana bakeneye kubaho kandi bakabaho neza. Aba bana bakeneye kwiga kandi bakiga neza. Ariko mbere yo kugira ngo tugire ikintu tugusaba, banza ubahe ubugingo buzima, ubabare ibyaha byabo. Urakoze, turagushimye kuri Imana itanga imbabazi kandi kubejeje ukabatunganya. Bakimara kumva ijambo ryawe nta kindi turenzaho. Tuzi neza ko wumvise kandi barambuye ibiganza n'imitima yabo iri imbere yawe. Turabizi ko ari wowe ukiza, natwe turabigingiye. Uwiteka Imana ikomeye, Kristo nature muri bo. Ingeso zose zari zarabananiye, za kamere zose zicike mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimye. Bari muri kino kigo bari kwiga, ababyeyi babohereje kwiga, nubaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Nubagurira imbago nkuko wazagure Yabesi. Bazaba abantu bakomeye muri Kristo kandi babe abantu bakomeye muri kino gihugu ndetse no hanze yacyo. Nubagirire neza, ubaha ubwenge bwo kumenya ibyo biga, nubashoboze, nubarengere. Kandi ubuyobozi bw'iki kigo nabwo tubusabiye umugisha, kuko batanze karibu bakatwemerera ku ijambo ryawe ryamamara hano muri kino kigo. Imbaga ingana cy'abanyeshuri, Uwiteka Imana ikomeye, bakaza kumva ijambo ryawe. Nubahe umugisha, niwamamare kandi nubagirire neza, nubahe ubwenge. Ababyeyi